Asha ababyaye babo by'amatafari ubu yahiye ameze neza ahubwo mbwira bimeze bite zira gahunda tuzikore gute yambwira mandi mbwira tuzikuze gute bimeze bite ahubwo mana umva kwediri rero sibyo shakira abantu uri kumva ngiye gupanga nawe kumva numba ubona nk'abantu baza gutwara amakamyo y'amatafari sibyo nzangwa 10%. Ya mwana igire ibintu by'ibyo reka ibyo bintu mwana nese ngisije bikwemereye se umva kino kirombe kimaze kuba icyanjye nimba njye bikubwiye menye ko ikirombe ari icyanjye ubu ngubu nta wundi muntu gifatanyije yashaje Juma ababeshya mwana Juma se bidufaranga duke nabwo anyuzijamo ndashaka nabwo kugura imigabane ya Juma ubundi nkayikuramo urumva deja bori kabyanjye bwitijana kujya ku ngubu mu 90 imaze kubijyanye ko bofre yamaze kukinkubita byararangiye reka nkwerekeye sibyo ngiye urumva ari boro nshaka kumunani nshaka gukora boro zanye ku giti cyanjye urumva nyuma yo gukora boro zanye ku giti cyanjye ikintu dushaka cyambere ngamije nuko byibura iboro byose nzajya nkora nimba mcyese vuga ati yesha mani we mbwira turadufata boro tishire ku murongo tuzose tishire ku murongo aricyo bigutwaye ibyo bintu w'imbabara ndashaka ko deal zanjye ku giti cyanjye mbona amafaranga ku giti cyanjye ndashaka ko Juma tumutama gategurira sibyo arabese ko ndi kuba kwa sister mu minsi kandi nshaka kuhava sibyo umva dero ku muzima si ngiye kujya nkora ukuntu kumva none wowe unyandikira ibintu bike kandi hasohotse ibintu byinshi none wowe facture nuko unyandikaho ahubwo ujya kabyasohotse kuri Juma nimba haje amakamyo 5 urugumva abantu b'amakamyo 5 tuzadushaka kuri tubanusuraho amafaranga byibura dushyira kuri konte man yashabye ntabwo biteye ubwoba mwana Juma no magambo man Juma ndamuzi amagambo ntabwo yakujya mu ubuyobozi azubuyobozi buburi abishatse twatumutwara tumutaho case ya danje so woranyubeye wowe uyoboye boro nyina zanjye wowe zidiru nyina uranyubeye diru nyina we umwanya nanjye ngo umwanya uze duhure twicyo tugaya turi no kunywa agacupa turi no kuvuga tuvugira ubusa n'agacupa ntacyo babivuze man sangahe rero warezo nsante ganda na sister board dufitanye urukumva oya board yo kwa na sister mwana umva na mutengushye bya danje man we shaka undi munsi simana cyagira ubwoba nka kera mwana sikora nzi ko wamaze gukura byarangiye man bro iyo Yohana avuze ikintu ntabwo ajya yisubira sibyo ufite amafaranga se basi ngikemure uyambaye mufite ikibazo cy'amafaranga ngikemure mwana byadanje sibyo ako kugira ngo boro zanye zipfe twakuye tukagiye tugakemura ikibazo gihari tukabisha byose ku murongo sibyo byiza kutambwiye gahunda ya cyane kiri hawari bimeze bite warambwiye ni icyaranye mandakiretse nese nari gutereta umuntu utanyemereye ngewe naravuze ngo ubwo no mwana ubwo ari umujene atereka mureke dore ko abajene nyine mu minsi mbazi ari kuzamvunira umuheto oya wa nta byadangije ka tuzihuza hose Mwana wanjye ubwiza tubora mutwaye guturuka kera rwose uwa mwarabyaye nka kangahe kabiri cyangwa gatatu byaseka amahanga buriya iyo abantu babanye ari batoya bagahora barakuze bibesheje babona ari byiza rero Juma umugambi twavuze kubwiye nawe kandi ufite ibintu wanyemereye rwose bijyane nk'umuntu w'umugabo burya umuntu w'umugabo ahindukira ku buriri ntabwo ahindukira mu ijambo niba ushaka ko hari icyo dushobora kugeraho muri ruriya rugo icya mbere na mbere ni uko ushaka fatira ndamushaka pe
yego natwe none dushaka iki umugabo w'ingo afate kashi wanjye rwose rero kugira ngo tubigereho nuko dufatanya amaboko ikindi ntago tubanze icyo ni icyambere rwose ntago dushaka ko Fabiola yagira ikibazo yewe na Lucas nawe ntago dushaka ko yagira ikibazo yego rwose ni ukumukuraho Fabiola nta kindi umugambi ukaburuzuye shakisha rero mbere ya byose mu gihe iyi migambi yacu twavuze cyangwa shakisha uburyo ubanza kubatanya uburyo umubwira amagambo ameza atya ariko nanone witonde utazasanga yamukocaguye ukazajyana umuntu wabaye ikimuga ikindi cya kabiri aramutse amwirukanye ni wowe ugomba kumufata kuko ntabwo yajya mu cyaro mubizi se ariko se ni ikihe kintu twabanza gukora ku buryo bavugana nabi tutarajya no mu baganga cyangwa wowe ni wowe ubizi kubera ko wambwiye uti ndi inshuti y'umugabo kandi ikindi cya kabiri Fabiola nawe arakuzi ugenda muri ruriya rugo shakisha uburyo ese nta mukozi bagira ku buryo ushobora nko kugira utya bateka ukabwira nk'umukozi ukajya umugurira nk'akantu agashyiramo n'imuza nk'ibintu by'umuntu mwinshi cyangwa ibiki n'imisenyi akayoreramo n'imisenyi ashobora kugira utya bategura neza bakajya bakagenda bagakubitamo nk'akantu namwe mwese muhari kugira ngo umwana iyo nuza wenda kugira ngo uwo mukozi wenda batamwirukana cyangwa bakagira gute ariko ukazabanza wenda ukavugana nawe ukamubwira uti umva dushobora kwicarana haba nakugurira n'iki nakugira nimba ari umukobwa nimba ari umuhungu ntabwo mbizi ko njye sindagera hariya nagamo nk'ibintu noneho mwe mugiye nko kurya inzuru zikavuga yakura wenda nk'uwo mukozi agiye kumukubita ukubita ibi ngibi ahubwo birebe wa mugabo we kubita inuza w'umukozi umugore ubundi abashinzwe iki ntabashinzwe kugira ngo arebe akontorore ibi bintu bijya kugeramo imisenyi gute utabiriyeho ubwo ni kwa kundi abagore baharira nyine abakozi ibintu gutya ngira byagezemo gutya akavuga ati ukavuga uti umugore ntabwo umukubita ahubwo umugore nabyo kumwirukana uyu mugore nta kintu amaze ukamuteranya ejo akagira icyo akanika nk'imyenda ye aza kunda akagira icyo akagenda bakayishyira mu byondo akayishyira hariya akavuga ati yaguye uwo mwenda akawujugunya umugabo ukamubwira ariko buri munsi uzajya ugura umugore imyenda umugurira imyenda gute agatangira akamuhima cyangwa se umukozi wawe nkamuha nk'ibyatsi akagera akabishyira nko ku musego umugabo ajya kugira gutya wakura agira gutya akabonamo ibyatsi wa mugore ibyatsi byavuye nawe ukungamo kuko ari inshuti akaguhamagara ati nyaboneka dore nahuye n'ibi ngibi ukamubwira utumva ariko ngo yirukane umugore ntumukubite ukajya umubwira utazakubita umugore ugahita bagufunga ahubwo wiruka kugira ngo nawe utunge ubwo nawe uzaba uri hafi nyine kure cyane have azajya amwihamagarisha ashobora no kuba yamujyana niwe nanjye nabibona yuko yambwiye ko yaza nkaba niciriyeho nigendeye urumva n'ibyo nyine yigire neza dore ni umukobwa mwiza bakunze bose n'ibyo mana urabireba ntabwo ari ubugome mu rukundo ruradusaze nta kibazo rega nanjye nkeneye kugira ngo numve ko mumeze neza abantu twaturukanye iri iwacu mbone ko mumeze neza sibyo se rwose ndakwemerere ga nta kuntu ushobora kuba warageze neza muri cya gihugu harya ngo ni Zambia yari cyumuregana shaka mana urumva ndabitiranya numva nta kuntu waba warageze muri kiriya gihugu ukabona nabi ukigira umuntu nka kwa kundi wambwiye ni w'umupfumu hanyuma ngo ibi bikunanire makari wa mugani kubita imfubyi ubwiriza kuri yego kuko uriya mugore atari mu buzima bwanjye nta kintu naba ndi gukora ibyo nakora byose amafaranga ari ukasi yakeneye nta kintu nkeneye njyewe rero ngarukira reka kurenze hariya kurenze irembo nanjye nisubire hariya mu rugo gahunda gushimiye kandi ubwo umugambi ni uwo nguwo rwose mwanda yewe wahuke arabanguka ariko uciye no kuri botike ndabizi wivunika akunda gatumisa uriya ni mutimba yambwira ariko rukaranye se mubwire sibyo turi muri gahunda urumva neze nabi wana maze genda mu umva spirse mubwire Roma ibyo twemeranyije ngiye Lucas umugabo wanjye sinzamuhemukira niwe nkeneye karibise mbabarira sibyo umva babara umugwano kabisa iri joro njewe kabisa meze nabi uziko najya mu nda ya karabisa uziko nagiye
mbabara kabisa. ese Juma kuba nta wundi mwana nabyaye cye nshaka undi mugabo nuko mbabuze bampereta oya turi protection njye mfite urukundo rwanjye ntegereje isaha ku isaha nzasubirana narwo ntago abagabo nkawe icyo dushaka urakizi bakize nkuraho ubwo bucucu rero kuko Kararisa wahita umbona mu yindi sura tugende akora Kararisa oya nta Kararisa njyewe ujya undeba ubone ko ndi nka mushiki wawe aha yani imitima yibambaraye wowe sinzi impamvu utari kubyumva Fabiola ibintu byabo by'amarozi arabitinya nubyagira kuri Lucas bikaba ibindi bintu nubwo ubona bikora byose ninjye bapushinga kugira ngo babyare usinzwe ukuntu ushaka kutujyana njye ntekereza ko byibura uramutse ushatse uwo muti atari kugorana atari gukora iki wowe wawumpereza nimba ari amafaranga mwavuye njye nkayagushakira nkayakuzana ibi si ibintu byumvikana uribuka igihe udusanga hamwe iwacu dukorera njyewe ibintu nkora mba nabajije abakuru bakambwira uko process igomba kugenda nago nanjye sinjye iyo ushyizemo amarangamutima rero nta cyangwa ibi niba mutamenyereye ibi bintu mwabireka njye ndumva ariko bimeze ubwo komeza totezwa abaturanyi bamuseka abavandimwe ariko wowe uzi kuri mugore bizarangira ahubwo asaze nishaka dukora iki none se gukurikiza amategeko n'amabwiriza ni ibintu bikomeye ko wambwiye kuri mugabo acisha make nagiye mureka mugafunguka mu mitwe yanyu ucisha make ni kimwe no kumva ibyo bintu ni kimwe mu mutwe none se wowe ni ubwa mbere wumvishe ijambo abakurambere ariko ntago tugo nishaka dukora iki ngiye kugenda nongere mbaze neza sibyo mubaze ko wenda niba kiragufata cyumba ariko sinzi ariko ubusubutwe tuba turaraheye inzu ingana gutya gutoranyamo icyumba kimwe mukakigira icyubahiro iminsi ibiri gusa ariko nabonye Fabiola yabyumva uriya mugore yabyumva disa akeneye umwana pe akeneye umwana reka nkore ku bundi buryo ndaje ngewe nzazana umuti ese ninza n'uwo muti wo kwisiga kazafataho gake niyo yacunga umugabo asinziriye basi akanamusiga no ku gatoki gusa ubundi bakaryama bagasinzira ku bukeye bwaho ntiharenga ibyumweru 2 akipima agasanga adatwite uranyungurikira neza wa musore we niyipima agasanga adatwite uzamenye ko uzamenye neza ko ibyo wacu bidakora nimuhangayike wita ubwenge ngo ubigire ibintu birebire cyane wihangayika ni ibintu toto biroroshye cyane nge sinzi impamvu ari kuma ukeka nyine uze kumuvugisha genda muvugane kandi nabikubwiye nakubwiye ko nge nzaza mu rugo rwanyu ari uko mwateguye ibintu bitadukora gahunda ikarangira ariko ngo nukuganira ejo muzaje mubwire ngo nzaganire n'umukozi wanyu wo mu rugo ubundi diru iri hagati yanjye nawe iri hagati yanjye na Fabiola gusa kiragiye babikoze neza witwaye neza kabisa witwaye neza reka none kamwe tugiye kwa sibyo we muca amafaranga makeya sibyo no kumuca amafaranga makeya ngende ngiki bimubwire kandi araza kugira iki kubyumva n'ibyo ngibyo bidusabwa byose turabishyira ku murongo hanyuma rwose none se amafaranga noneho yo muraza kubyemerera twebwe miliyoni 2 ubimparire wenda sinzaza n'iwanyu nge nzabikora tuzabikora tutageze n'iwanyu ko ndabona kuza iwanyu aribyo byateje ikibazo mushaka miliyoni 2 nyuma y'iminsi 3 cyangwa 4 umamagara umbwira ko amafaranga wayohereje ubundi ibindi nge nzabikora nzajya mbabwira ibyo mukora kuri telefone sawa nayo ndaza kuza kumubwira nta kibazo Eso rero umvara nayo musize nkunze ari ndimo arakora. Urabona akavura kagiye kugwa. Ubwo reka ngende turaza kuza kugira iki ko twavugana. Genda nta kibazo. Hano barimo kungora rwose barimo kungora kandi nibo baje bansanga nge ntago nari imbazi. Ntago nzi ikintu cyo gukora. Kanze nyari ry'ubundi mbivuga. Esse curto isso aí. Ati nasa ni baki. Nasa no gufite. Nimba murazakurenze mazi
uraho ngaho nyine ufite udusonisoni duseka n'iki. Oya niko mbona njye ntabwo sinzi niba utarabimenyera ariko njye niko mbona. Ndabibona ko ari kuba kubera buri munsi nyine nshaka uhurisha. Njye mba niturije nyine ibyo mba mbona ari byiza. Ibyo ubona ari byiza. Rero buri munsi mba numva wanamande ukanyegera ukamfunga n'ibintu nk'ibyo. Yego. Usanga babaye sinzi umwe ikintu nabaye pe. ni ibintu byiza. Ubwo ni ibintu byiza. Akomeza neza handi. Meze neza. Wese umeze ute? Njye kumera neza. Nujya ubona ko ukuntu guca nicaye kumeze ukuntu. Jya umenya kumeza neza. Nubona nicaye. Nakuvugisha nkaguhamagara. Sinjye guhamagaye. Nkaguhamagara ngo tuganire. Cyane kunde kubwira ibintu byataje. Yego. Cyane. Ugira igikabyo. Nisi igisazo. Ufite igikabyo. Tujya kubeshya mu bantu bo muri no rugo. Sinjye wa mbere ugushimisha. Ntobeshye. Ntobeshye ni wigendera. Ugiye kwiyemera ngo ntago ari njye. Oya ntago ngiye kwiyemera. Niwe muntu nyine iyo turi kumwe mba numva ari sawa. Ntabwo bivuze ko ugize iki? Kunyiyumvamo. Sinabwo nyiyumvamo. Ntabwo nkwanga. Uzirina napanze panze kugusohoka n'icyo cyumwe. Asubye ngo mbivuga ku magambo, ngo mbivuga kugira iki. Nacyaye twarawe mu nzu rabinyurira ngo mu ndo kuvuga. Nacyaye kiri mu gikondo rabinyure mu ndo kuvuga. Ubu nanzuye. Ubu nitegure ugiye kunsohoka. Ahubwo se hari Fabiola sahari. Kwenye kugusohoka. Uko sinjyabanje kusigaho. Bachaka urupfu Yohana. Ese nimba ntagiye mu kazi sibyo? Akazi nagiyemo. Nta kintu nakandimo ndakora. Ndaho ngaho. Nese kubwira mubwira ngo ngiye gusohokana Ange. Yego. Ezo nakizere bigiye nawe sinzi bawo. Ikibazo nagaru kutigirira icyizere. Ahubwo ikibazo ni uko we nta kintu nyine yakugira. Ahubwo njye uraboneje aya. Ibyo tubireke utaneze ibibazo. Nese kuki tubireke? Nese uramubwira ngo ukinyine ngo ugiye gusohokana Ange. Umusore wakunze nta kintu kibaho wakora cyamugere. Icyo nzi neza ni uko Fabiola atari bubyemere. Umusore wakunze nta kintu kibaho cyamugere. Nta gihari ariko se nambuza ndavuga ngo yango kanjyane na Yohana ngo ariho nanjye ngiye kumusaza. Ntabyo ari bwemere ndabizi neza. Ariko atangiye avuge Ange yabuze ibyo akora hano. Ange utazanuke uburamuneje. Ese wanyizera undi? Kukwizera ndakwizera. Nese wizera ko nanjye nyizera kandi anyumva. Nawe okay kereka wenda niba uko nge anyiyereka cyangwa uko anyereka kagira imijinya ariko nkabereka. Nese yawe bibazo bindi gukiza. Ni wowe Njyewe sibyo? Yo yise sinjye gukiza. Nese kadakomeza kurwana nawe. Nsubiza kadakomeza kurwana nawe. Sinzi wenda ngo ntabwo mbizi ariko ubwo okay ubimubwire ariko Yohana aza akanuka. Nyina nayo utuma nayo uzwi na yawe nkaho wakaniye umuntu umwe ati ibisimba ishaka ngi ibisimbyemeye ibisinabikora ibi biri guca na siko ushatse kumvikanisha. Iyo umuntu yayuye ubwo ufite ibitotsi. Ibitotsi sakusa nta n'umugabo agira ibitotsi. Wowe nyemerera byo ndi kugusaba ikindi. Njyewe mbwira
tugende jewe witunganye ngenda ze mu ndamugenda ndajya kumuramba imwibwira ati ngiye nshaka gusohokana umwana. Okay, kamwereke rero. Nje ku giti cyanjye urabizi ntabwo nakwangira. Ugiye kubimubwira. Ni numva byemeye. None cyangwa wenda nabimubwire basi. Kuyanizeye kuri jewe sibyo? Danso. Yeyo ha. Isi ni kukonsa. Winebe isoni isome. Danso isi ni kukonsa. Kwaje basi. Nyine nkore bya ndi kubwira nyine kugira ngo bigende neza. Ntaje bikambikora. Ubugiye kumbwira nawe. Ndabizi ubwo ugiye kuzana umujinya ugira iki ndabizi byose. Kuzabera nsubije. Nuse ngusubije gute? Ntabwo ari ikintu ari ntiteze. Gutinyuka kujya gusoma umukozi. Batangiye uvuga ko ari umwana tugomba kuzapfa. Kuko ibyaha byose n'amatwi n'amaguru birumviriza. None uratinyutse ukoze ibintu nka biriya. Nuse rugo musomye. Ariko nawe nese we ntabwo wagirira nanjye ibyambayeho none. Ntabwo nasanze bwajya kunywa kera zagushizemo ahubwo n'ibyo cyane. Hari ikintu navugana nawe. Ibaze umuntu nkawe. Musaza wanjye gatinyuka ugasomana n'uramukozi. Mbese nyine uko ndamukunda. Ngiye mu buzima bwanyu nanga kuntu mucabiranye. Ntabwo watangiye uvuga ko ari umukozi ugiye kuwugira ibyo none ugeze urandakaje